Aha, ese waruzi aka kantu icyo gasobanura? Nukabona ahantu rero bisobanura ngo ntuharenge. Uzi ko abantu benshi mu miryango bakuze babakubita inkoni, n'ubu zikibarya mu mitima, kandi inkoni ntazo bagikubitwa uyu munsi. Ni ukubera iki? Ababyeyi benshi bazi ko nukubita umwana uzaba uri guhana ingeso, ariko nubwo uri kuvuna igufwa ntabwo uri guhana ingeso. Akenshi ibyo badukubitiye twabisubiragamo. Kubera iki? Twumvaga batubabaje cyane, tukumva uburyo bwo kubababaza natwe ari ukubisubiramo. Rero babyeyi, inkoni sizo zirera abana, sizo zitanga umuco. Ndabasaba kugira ngo guhera uyu munsi umwana nakosa, mumwereke ko yakosheje. Igitsure cy'ababyeyi ni cyiza ntikikabure, ariko inkoni ibyinshi ntabwo zidukiza, ntiziduhanira ingeso, ahubwo ibyinshi ziratubabaza, depression zikaziramo, agahinda gakabije, ukazajya ubona ikintu mbere yo gutekereza ububi bwo kukijyamo ugatekereza inkoni gusa. Niyo mpamvu abantu benshi babaye ibyigenge, benshi bumva imitima yabo yarakakaye kubera agahinda batewe n'inkoni. Si byiza gukubita umwana rero, umuganirize, umwicaze, umuhe umwanya akubwira impamvu, nawe umubwire ububi bw'ikosa rye. Ni byiza tujyane from conflict to connection. Come and bridge the gap.